niba mu gitanda bitari kugenda neza wa mugabo we wa mugore we niyo bitari kugenda neza ukabikora n'umugabo ukumva nta kintu kiri kuvamo ukabikora n'umugore wawe ukumva nta kintu kiri kuvamo ni byiza yuko mugomba kwicara hasi mukabiganira sibyo ya rero bagabo mwe nagira ngo mbagire inama mwumve yuko mugomba kuganira n'abagore banyu umugore wawe ugomba kumuganiriza ugomba kumutegura ugomba gutangira mu gitondo mubwira utugambo twiza amagambo aryoshye mubwira ko ari umudamu mwiza mubwira ko umukunda umwohereza udutima umwandikira utugambo twiza nayo babwiye mwabagabo mwe umugore kugira imibonano mpuzabitsina iryohe bituruka hano bituruka mu mutwe murakaza neza muryango muhire murakaza neza Chantal Akiza TV murakaza neza muri Sanga. Hello amakuru yanyu murakomeye nizere ko mumeze neza. Ni Chantal Hakiza nkuko bisanzwe mama w'abana batatu ndi mariye ntuye muri Amerika ni Imana ituwindengeye n'umuryango wanjye rero Imana ikomeze kubana namwe uwa gatandatu mwiza hanyuma rero hari ikintu nagira ngo nze tuganireho gatoya ndashaka kuganira n'abantu bubatse umugore n'umugabo bubatse hariho video nakoze ubushize iyo video nayikoze ndi kubwira abadamu uko bashobora kuba bakwitwara ku bagabo babo uko bashobora kuba bakora imibonano mpuzabitsina iryoshye n'abagabo babo kugira ngo abagabo babo ntibabace inyuma ariko nabonye feedback nyinshi cyane abadamu benshi bari kumbwira yuko abagabo babo batabategura rero ngiye kugerageza kugira ngo mbinyuremo byose ashobore kuba nabwira abadamu nanone kandi nongere nubwire n'abagabo kugira ngo nabo bashyiremo agatege kugira ngo imibonano mpuzabitsina iryohe hagati y'abashakanye kuko guca inyuma uwo mwashakanye ntago ari yo solution guca inyuma umugore wawe ntago ari yo solution guca inyuma umugabo wawe ntago ari yo solution ahubwo kubaka umuryango wanyu kwibaza kuri abo bana bavutse abo bana banyu mureze aho ngaho mwabyaye bakeneye kubana na mama na papa rero kugira ngo mama na papa babane niko bagomba kumvikana ku bintu byose ubundi kugira ngo icyo ngibyo ndi kuvuga by'imibonano mpuzabitsina kugira ngo bigende neza niko umugore n'umugabo bagomba kubyumvikanaho niho ko bagomba kubyumvikanaho icyambere biva kuri communication ese mukomunikana gute ese muganira gute iyo umugabo yumvishe ko bitaryoshye abwira iki umugore we ese umugore yatumvishe ko bitaryoshye ese abwira iki umugabo we kugira ngo hagira ikigomba kuba cyahinduka ubundi imibonano mpuzabitsina mu muco wacu ni tabu ni ikintu kitavugwa noneho byongeyeho ku bagore babumva yuko bagomba kubyakira uko bije ariko nagira ngo mbabwire ngo ingoma zahinduye imirishyo muri kino gihe n'abagore niba utaryoherwa n'imibonano mpuzabitsina ugomba kubwira umugabo wawe bitavuze yuko ugomba kumusuzugura bitavuga yuko ugomba kuvuga ko atabizi cyangwa agize gute kenshi nibyo ngo abagore batinya kuvuga ngo kugira ngo abagabo babo batavuga ngo ni indaya cyangwa bagiye kubyigira ahandi hantu hari ahandi hantu babikuye ugasanga rero nicyo kintu bari kwigengesera cyane kugira ngo ingo zabo zitaza kugira gute gusenyuka kubera ko umugabo ashobora kuba yahita mukeka no ubu ngubu haje izi televiziyo zigisha ku mibonano mpuzabitsina rero ushobora kuba wabyigiye hano kuri televiziyo Chantal abyigisha cyangwa n'undi muntu wari uri kureba ntago umugabo agomba kukubwira yuko ngo hari uwo wagiye kuryamana nawe ngo kugira ngo umenye ibyo bintu byose niba bitari kugenda neza reka mbabwire ikintu niba mu gitanda bitari kugenda neza wa mugabo we wa mugore we niyo bitari kugenda neza ukabikora n'umugabo ukumva nta kintu kiri kuvamo ukabikora n'umugore wawe ukumva nta kintu kiri kuvamo ni byiza yuko mugomba kwicara hasi mukabiganira biranashoboka nuko umugore wawe yaba arwaye ashobora kuba arwaye ama infection ashobora kuba arwaye indwara kanaka idashobora kuba yamwemerera ko ashobora kuba yakora imibonano mpuzabitsina noneho ugasanga kwa kundi kugukubita inkokora wamukora akagukubita inkokora wamukora akavuga ati mvaho n'iki byose ugasanga afite uwo mujinya kubera iyo ndwara imumereye nabi rero wa mugabo kugira ngo uzashike ku mugore wawe kandi umugore wawe ukora imibonano mpuzabitsina nawe biryoshye nta kibazo na gitoya niko ugomba kumuganiriza ugomba kumubaza ati ariko se madame
nshuti yanjye, sheri wanjye, iyo dukora imibonano mpuzabitsina uba wumva biryoshye cyangwa urababara? Hagati aho ngaho uzamenya ijya kwifuzaho, ho kugira ngo ugende gushaka undi mugore wo hanze, sibyo? Ya rero bagabo mwe, nagira ngo mbagire inama, mwumve ko mugomba kuganira n'abagore banyu. Umugore wawe ugomba kumuganiriza, ugomba kumutegura, ugomba gutangira mu gitondo umubwira utugambo twiza, amagambo aryoshye, umubwira ko ari umudamu mwiza, umubwira ko umukunda, umwohereza udutima, umwandikira utugambo twiza. Nayo babwiye mwa bagabo mwe, umugore kugira imibonano mpuzabitsina iryohe bituruka hano, bituruka mu mutwe. Mufashe ku turimo two mu rugo, kuko nimuza gusoza imirimo mwese mwafashanyije, imibonano mpuzabitsina yanyu iraza kugenda neza. Ariko ni byiza yuko ugomba kubaza umugore wawe icyo akwifuzaho. Nawe wa mudamu we, ntuvuge gusa byonyine gukubita inkokora gusa cyangwa kuvuga ngo mvaho, ahubwo mubwire icyo umushakaho, mubwire icyo ushaka gukorera. Byose kugira ngo urugo rwubakike biva mu kuganira. Iyo muganiriye neza mugera no ku bindi bintu byiza cyane, sibyo? Bagabo mwe mwubake ingo zanyu, bagore mwe mwubake ingo zanyu. Reka twubake ingo zacu, reke gusenya ingo zacu, kuko iyo ugiye hanze hariho iyindi myuka mibi uzana mu rugo, yaba ku mugabo yaba no ku mugore. Hose hariho imyuka mibi bazana bavanye hariya hanze, ugasanga utangiye kugira ibibazo mu rugo iwawe utazi aho bivuye. Kandi cya kindi cyo kugira gute, cyo kujya hanze kuryamana n'abagore kanaka utazi aho baturutse, baba bafite imyuka mibi itandukanye. Babasore ugenda kuryamana nabo hariya hanze, babagabo ugenda kuryamana nabo hariya hanze, bafite imyuka itandukanye. Rero reka twubake ingo zacu, sibyo? Ndabakunda cyane. Yara Chantal Hakiza, ndabakunda. Bye bye. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza murisanga.